nkwikiriye isuka ntangira kuwuhinga, kuko isuka nahingishije bwa mbere ndibuka ko ari data wayimpaye. Nje ntago nari kubasha kuyigurira kuko nari mvuye i Kigali nta kintu mfite. Ubwo nge ntangira guhinga imyumbati nahinze bwa mbere. Ndibuka yuko ariyo nahereyeho ntangira no kubaka. Ngejeje mu myaka 22 aho ngaho. Ubatse ufite imyaka 22? Nibwo natangiye kubaka. Ntangira kubaka inzu maze kuyubaka ibaho ngaho. Namaze nk'imyaka nk'itanu ntarashaka kandi narubatse inzu kubera ko ubushobozi bwari bukeya, nta bushobozi bwari buhambaye nari mfite. Ubwo noneho muri 2002 nibwo nashatse, nibwo nasezeranye, nashatse umudamu turasezerana, dusezerana ndi umunyagatolika, turi mu idini ry'abakatolika, niho twasezeraniye 2002. Twasezeranye 2002 mu kwezi kwa 7 kuri 27. Niba ari ntabanga, urumva umuntu washatse 2002 hari hashize iminsi rwose, ndumva ari imyaka 2, kuko abantu bari biteguye ku isi, niba mbyibuka neza, biteguraga ko ngo isi imperuka izaba yaraje 2002 muri 2000. Ese ko hari haciye imyaka 2, uwo mutima wari warasubiye mu gitereko? Icyo gihe ndibuka yuko icyo gihe cyo kuvuga ngo isi zabirangiye, ndibuka ko abantu bavuze ngo bashyira imisaraba ku ngo zabo. Icyo gihe abashyiraga imisaraba ku ngo zabo bavugaga yuko Yesu naza azabona uwo musaraba aho ngaho akaharenga. Ubwo ngubwo icyo gihe rero 2002 twari tumaze gutekana tuzi yuko isi itakirangiye. Niba ari ntabanga wari ukuze muri 2000, iyo misaraba mwebwe nko mu rugo mu muryango wanyu mwaba mwarawishyizeho? Icyo gihe n'utarawushyize ku rugo yawushyiraga hafi aho ngaho, yawushyiraga no ku muryango. Uwo musaraba ni wacu wari uhari, kuko bari abakatolika bemera Imana. Data ndetse na n'ubu data we aracyari umukatolika, ni umurejiyo. Sibye ngewe, mama nabashiki banje na murumuna wanje umwe, ndi murumuna wanje umwe wewe aracyari umukatolika, ariko umugore we nuwo muri ADPR warakijijwe. Nuko rero rubatse, ubonye rwose ubatse urugo 2002. Ngaho dukomereze ubuzima, gomeza ubwire abakozi b'Imana cyangwa se abakurikiye Karosi TV, bakomereze ubuhamya na nyuma yo kubaka. Na mbere yaho uba mu mujyi wa Kigali, sinzi nimba warahise ujya mu cyaro, kuko tuzi ko iyo umuntu adakijijwe hari ibyaha byinshi umuntu aba yarakoze kugira ngo yakire Yesu. Mbere yuko mva mu mujyi wa Kigali, usibye icyaha ikintu cyo kwijandika mu biyobyabwenge no kunywa amatabi, nta kindi cyaha nari nakagira, kuko nari ntarasambana. Icyo gihe nari ntaramenya ibyo gusambana, ariko icyaha cyo kunywa amatabi cyo cyari cyaranzengereje. Icyo gihe ndibuka yuko no gukodesha inzu byari bimaze kunanira, nendaga kurara mu muhanda, nendaga kuzajya kurara mu muhanda, kuko abana twabanaga benshi bari bamaze kujya kurara mu muhanda. Umuhungu twarabanaga witwa Ndagije, w'inshuti yanjye twabanaga icyo gihe, niwe wari ufite ubushobozi, we yacuruzaga inkweto. Urebye ahanini niwe wari usigaye dukodeshereza inzu, kuko we yacuruzaga inkweto, akatugira abakozi be tukamukorera, akaduha amafaranga yo guhaha nayo akanadukodeshereza inzu. Icyo gihe nibwo naje gusanga ubwo buzima buhambaye, nibwo naje gusubira mu cyaro, nibwo ngiye gufondafonda ubuzima bwo mu cyaro, ngera hariya nababwiye nshaka umugore. Gushaka umugore rero byo mu cyaro byabaga bidakanganye cyane, kubera ko icyakurushyaga ni imyenda. Ubundi abaturage bakazana intwererano, ababyeyi bakajya kugusabira. Nuko ubwo ngubwo maze gushaka umudamu wanjye namuzanye atazi ko nywa itabi. Nararinywaga nkiyoberanya,
nararinywaga nkiyoberanya nkigira kuko mu ngeso zanjye ntago nagiraga ingeso zo kurwana, sinagiraga ingeso z'urugomo. Ikintu cyanjye cyari cyo kunywa itabi, ubundi nkumva nkiyumvira amaswingi, nuko nyine nta kundi. Niba atari banga sibye ko nta naryo, itabi wanywaga nirihe? Nk'amoko wanywaga, ko tuzi ko ibiyobyabwenge byinshi. Ibiyobyabwenge nanyweye ni urumogi. Urumogi nirwo nakunze kunywa cyane. Urumogi, igikamba, itabi ry'igikamba, isegereti, icyo gihe nibyo nakoreshaga cyane. Nyuma haza kwamamara ikintu cyitwa kanyanga mu gace k'iwacu. Nanyweye kanyanga wa muntu we. Mwabantu mwe, kanyanga icyo gihe zaradutse, turazinywa bidasubirwaho. Ku buryo nageze kuri yo kujya mfata urumogi nkarwinika muri kanyanga, nkarurazamo. Naguraga kanyanga ishyushye, noneho nkarazamo rwa urumogi rugakora nkanywa iyo nzoga igisabiko cyayo. Mbese ubwo ngubwo hariho n'abantu benshi nari maze kurarura baza kunsaba kuri iyo nzoga, kuko babaga bazi ko ntayibura yinitsemo kanyanga urumogi. Ubwo ngubwo mbese dusubiye inyuma gatoya, nashatse umudamu atazi ko nywa itabi, mpamugejeje. Umudamu sinzi ukuntu yaje kujya aho twiyuhagirira, agasanga ahantu nakagobetse, arakabona. Umudamu biramubabaza, ararira, yenda guhogora. Ati koko buriya unywa itabi, unywa urumogi? Narinzi kunywa isegereti yonyine, none n'urumogi urarumva? Ati ubu ntuzanyica? Ntihumura, ntago nzakwica. Umudamu abana nanjye gutyo, agahinda karamwica, aragumya abana nanjye, ariko arabyihanganira, nta kundi yari kubigenza kuko yari yarahageze. Ubwo tubyara umwana wa mbere, tubyara uwa kabiri, tubyara umwana wa gatatu, kuko mfite abana batatu, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Nuko arabyivumburira, avumbura ko unywa itabi. Eske mbere wenda dusubiye inyuma gato, twumvaga ngo mbere umuntu yararangirwaga, ntago umuntu yikundiraga. Ese madamu wawe waba waramukunze, cyangwa se mwaba mwarabanye ari uko ari wowe umwisabiye, umwikundiye, cyangwa se nawe wararangiwe? Ibyo gukundana n'umudamu wanjye, hari umuturanyi wanjye, umusore w'umuturanyi yaje kugira ubukwe, noneho angira umwe mu bamukenyereye. Noneho mu bantu bamwambariye nanjye narindimo, uwo mukobwa nawe azayabereye Fiyodoneri uwo mukobwa. Noneho niho namenyaniye nawe, niho twakundaniye bwa mbere, kuko ubwo niho twahuriye mu ubwo bukwe. Ubwo uko yabaye Fiyodoneri, nanjye nabaye Garisodoneri, dukundaniraho. Noneho azaje kubasura ku wundi munsi, aje gusura uwo yashyingiye, noneho nanjye nkaba ari njye ujya kumwakira. Dukomezanyiriza aho ngaho, turabana, turakundana, turagendana neza. Mu gukundana kwanjye nawe niho haje kuvamo urukundo rwacu. Turakundana, Marie Chantal arankunda, nanjye ndamukunda. Kubera ko nta butaha butagezwe intorezo, igihe cyaje kugera tugiye kujya mu rukiko, umudamu wanjye ashaka kubivamo. Ariko nyuma muri no minsi ya vuba ahangaha, muri iki gihe cya vuba ahangaha, nibwo twaje kubiganira tubisubiramo, ambwira impamvu yabiteraga, yuko yarashatse kwigumura. Nibwo yabimbwiye, twari twakoze amasengesho y'iminsi 3 nge nawe, nibwo twaje kubwirana byinshi, n'ibindi nzababwira. Hari ibyo inyungu twakuye muri ayo masengesho y'iminsi 3. Nuko rero usengana na madamu wawe, tubwiye ko ufite abana 3. Ese umukuru yaba afite imyaka ingahe? Ubu ngubu umukuru afite imyaka 17. Urigeze kukuze? Ndakuze, gusa usibye ko Imana igira neza, yongereyeho inyama ikagarura uruhu ruzima. Ubundi nari nshaje imburagiye. Imana ari kwigira neza, ihindura amateka ikanyuranya n'ibihe. Nari mpfuye rubi nziza ibyo biyobyabwenge.
nari ndimo mbabwira n'ubundi nari mbikomerejeho, ubu yangaruyeho umubiri muzima, yangaruyeho isura nziza, kubera uri mu gakiza ntacyo abura. wamye tubwira ngo warakijijwe, ese waba warakijijwe ryari, mu gihe kingana iki, se icyatumye ukizwa ni iki? Kuko iyo umuntu yanywaga itabi cyangwa se akanywa inzoga, ni ibintu bigenda bikaba koronike mu mutwe, ugasanga kubivamo biragoye. Ese kugira ngo ufate umugambi wo gukizwa na madamu wawe byari bitewe n'iki? Niho nendaga kugera, ubwo naje gukomeza kunywa ibyo biyobyabwenge, biransabika, mbona ibyo nari maze, noneho naje no gutangira no kurucuruza, nuko nari ntarabibabwira, naje gutangira gucuruza urumogi. Ndabyiga, ntangira kujya njya kururangura mu ntara hirya no hino, nkajya kururangura, nkaza nkacuruza urumogi. Narucuruje igihe kirekire cyane, narucuruje imyaka myinshi, abantu ndabigarurira. Abanywa itabi iwanjye warahageraga ugasanga hari isoko ryarwo, abantu ugasanga nateye intebe ahantu hari igiti cy'umwembe, twicaye twagandagaje. Na n'ubu abantu bajya bibaza niba ari njye wakijijwe, bikabayobera. Ubwo ngubwo urumogi nararunyweye, ndarucuruza. Abana banjye, umuhungu mukuru wanjye yaratangiye nawe kurwiga, yaratangiye kurwiga. Ejo bundi nawe tumaze gukizwa, nawe amaze gukizwa, nibwo yatuye aravuga ati Imana imbabarire kuko nanjye nanyweye itabi. Yararinyibaga karinywa, naza naribura nkayoberwa aho ryagiye, nkagira ngo umugore yarigurishije, naho kumbi umuhungu yarigurukanye, yarishyiriye n'abandi bana kuri